Iyo ubana n'umuntu mu nzu mubana ubuzima bwa buri munsi, burya uwo muntu aba agufiteho ububasha, aba afite kuba yakwangiza ubuzima bwawe cyangwa akabukiza. Uyu munsi mbazaniye filime iteye gutya, gusa irababaje, ukurikire intambwe ku yindi uraza gusobanukirwa. Dutangiye filime yacu y'uyu munsi, umugore ari gushyira uburozi muri ji agiye kuba yaha umugabo, gusa hari umuntu uri kumwitegereza, uri kureba ibyo akora, gusa wiwe ntabwo ari kubasha kuba yamubona, ari kumureba ibyo akora, akuzunguza umutwe, akibaza ibintu biri kuba. Niba nawe ugeze ahangaha aribwo bwa mbere ukaba ukurikiye filime, ubashe kuba wasobanukirwa kugira ngo ubashe kuba wamenya buri kimwe cyose. Yatangiye guhamagara avuga ati bebi, aturi hehe uze ubashe kuba wanywa ji naguteguriye. Umugabo we yaraje aza yihuta cyane rwose, aje kugira ngo abashe kuba yazimanirwa kuko agiye ku kazi. Uraza gusobanukirwa impamvu nahisemo iyi filime. Yaraje aramusuhuza cyane, aramubwira uti waramutse ute bebi mukunzi, ati nizere yuko rwose ibintu ari sawa, ati rwose ni sawa cyane, ati naguteguriye ji, ati nazindutse kare kugira ngo byibuze ubashe kuba wajya mu kazi umeze neza nta nyota ufite. Mana nyagasani, icyo atazi ni uko mu kuyitegura yashyizemo uburozi rwose. Ese biragenda bite? Kubera iki uriya muntu ahagaze hariya? Kubera iki uyu mugore ashaka guhitana uno mugabo? Uraza gusobanukirwa impamvu. Yaramuhaye, aramubwira uti basha kuba wanywa ubundi ugira ikintu ushyira mu nda, dore nta kindi kintu gihari mugabo mwiza nkunda cyane. Buriya nukunda umuntu uzamukunda n'ubuzima bwawe bwose. Yagiye kunywa wa mugabo cyangwa se wa muntu uhagaze aho ngaho, niba ari umugore niba ari umugabo uraza gusobanukirwa. Arangije afata akaboko atangira kwibaza kubera ikindi kujya kunywa bikanga, ninde uri kumfata akaboko? Umugore yaramubwiye ati se bigenze bite ko utangiye kuyimena? Ati ngewe ndi kujya kunywa nkumva ukuboko hari umuntu ugafashe, nkumva hari imbaraga ziri kugasunika. Mana nyagasani, uriya muntu uhagaze hariya wambaye iby'umweru ntabwo bari kubasha kuba bamubona. Uyu mugore yaramubwiye ati ariko ubundi wa mugabo we ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo gituma ujya kunywa ukayimena? Ngewe sinumva ikintu wabaye, sinumva imbaraga, akaboko kawe nta mbaraga karimo. Mana nyagasani, uraza gusobanukirwa. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, umekinge shuwa ko wakoze kuri ako kabuto kugira ngo byibuze tubane. Ingiye kubaha episode irangira mbaho indi, kuko iyi filime ni nziza cyane. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere uzayikunda. Wowe kanda subscribe, ubundi ibindi byose tubikurikirane neza. Yatangiye kureba iburyo n'ibumoso, arebe byibuze ko waba ari umuntu uri aho hafi aho ngaho cyangwa se uri kumufata, gusa uriya ntari kuboneka. Mana nyagasani, ku nshuro ya kabiri yagiye kongera kunywa, arangije ahita asunika ukuboko. Umugore yamwutse inabi, aramubwira ati ariko uri umwana w'igitambambuga ku buryo ngewe mvunika nkutegurira ji warangiza ugatangira kuyimenaho nk'umwana? Ntabwo byumvikana. Ntabwo yumva uyu mugore ukuntu uyu mugabo we ari kwimenaho ji, ari kujya kuyinywa aho yakayinyweye ahubwo ikamumenekaho. Umugabo akamubwira uti nyamara sinzi imbaraga ziri kunkoraho, najya kunywa zikabasha kuba zansunika zikambuza kunywa. Umugore we ntabwo ari kubyumva neza, gusa buri umwe wese biri kumucanga cyane. Nawe ari nkawe byagucanga. Umugore yatangiye kurakara kuko arashaka kumwica kugira ngo abashe kuba yamuvutsa ubuzima, gusa marayika wiwe cyangwa ugomba kumurinda ari aho ngaho. Buriya muri ubu buzima tubamo tugira abaturinda, ni nuko tugira abanzi bacu. Niyo mpamvu nazanye iyi filime. Abantu babanye mu ngo batameranye neza, abinahaho mbona bakubitana udufuni n'ibiki byose bagatangira kurwana, ariko abo ngabo bo bakoresha uburyo bwo kuroga kugira ngo abashe kuba yagira ute yamuroga. Umugabo yakomeje kumubwira ati nanjye ntabwo nzi ikiri kujya mbere, ati nta nubwo nzi impamvu ibintu biri kuba, ati kandi nta nubwo byajyaga biba, ati ahubwo wansobanurira impamvu kubera ikindi kujya kunywa iyi ji wanteguriye uyu munsi bikanga.
Mana nyagasani, ese biraza kugenda bite? Ati njyewe nta bisobanuro bindi nshaka uretse kumbwira impamvu nyayo wanteguriye iyi ji kuva mu gitondo kugeza izi saha ngaho ngiye kujya mu kazi nkaba ndi kuyinywa bikanga. Wayiteguranye ibiki bituma, wayiteguranye izihe mbaraga bituma njya kunywa iyi ji bikanga? Kandi kubera iki ibi bintu biri kuba? ni ukubera iki? Ugomba kuba wansobanurira, kuko ahangaha ndi umugabo mu rugo, ibibera ahangaha byose ngomba kubigiraho uburenganzira. N'iyi ji uba wanteguriye mba nayiteguye mu byo wanjye, mu byo mba naruhiye. Niyo mpamvu rero ugomba kutambwira yuko ibyo bintu uri kumbwira ngo ni umwana w'igitambamurwa, ntabwo nsanzwe ibi bintu bimbaho. Ati mugabo mwiza, ati gerageza utuze ushyire umutima hamwe, kuko ibi ngibi ngiye ntabwo nkorana n'imyuka mibi. Ati nta nubwo nkorana n'imyuka mibi. Ati niba utakorana nayo se kubera ikindi kujya kunywa iyi ji wanteguriye bikanga? Ese wasobanura ngo iki ari nkawe? Wasobanura ngo iki? Uyu mugabo yarakaye cyane, ntabwo ashaka gusobanukirwa ibintu bitumvikana, arashaka mubwira buri kimwe cyose kugira ngo abashe kuba yabyumva. Ese wowe wabyumva ute? Wabisobanukirwa ute? Umugore aramubwiye ati fata ji unywe turebe, fata ji unywe turebe ko byongera kuba. Aravuze ati Mana nyagasani, nizere ko ibintu ndi kurota, nizere ko ibintu ndi kwibwira atari byo, kuko bibaye ari byo njye nakora ikintu kibi cyane hano. Mana yanjye, ese biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite? Biraza kugenda bite? Muri iyi minsi ingo zibanye mu buryo rwose zubatse mu buryo rwose butangaje, bunateye n'ikibazo. Uyu mugore abana n'uyu mugabo, ariko arashaka kumwica kugira ngo abashe kuba yamwikiza. Namwe iby'ingo abantu bapfa nyinshi mugiye mubizi. Niba ukurikiye filime wubatse, niba utaranubaka ubifatireho urugero kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa, kugira ngo ubashe kumenya uburyo uzajya wirinda. Mbabwira ngo mujye mwubaka ingo zanyu mushingiye ku masengesho, musingiye gusenga cyane. Buri Imana ikubakiye biraramba. Umugore umugabo bakomeje gushyamirana, amubwira uti ugomba kunsobanurira, nutansobanurira urabasha kuba wasohoka muri iyi nzu ugende. Uyu nawe aramubwira uti ntabwo mva muri iyi nzu, ati ahubwo ni wowe ufite ikibazo, ukuboko kwawe ntabwo kuri gukora, niba nta n'imbaraga ufite ugomba kubisobanurira. Ati reka nongere nkwe, ati reka nongere nkwe, ati cyangwa reka mpite nkwihera ubundi nawe unywe noneho turebe. Mana nyagasani, yagiye kumuhereza ngo anywe, arangije kwa kuboko kuraza, kwa kuboko kw'Imana kwahise kongera kumena ji. Mana nyagasani, noneho umugabo noneho aramubwira ati noneho ngira ngo uri kubyibonera, wowe ko utangiye kuyimenaho, ubwo uri umwana w'imyaka ingahe? Uri umwana w'amezi angahe utabasha kuba wahereza umuntu? Mu bana wabyaye bose ntabwo wabashaga kuba wabahereza icyo kunywa, kuki njyewe noneho umereje bikanga? Mana nyagasani, noneho nawe ashize amanga, arabona yuko rwose ibintu bidasanzwe biri ahangaha. Batangiye gushondana, nuko ingo zisenyuka, nuko Satani yamaze kwinjira mu rugo, nta mahoro aba agihari. Mujye musenga cyane, musome Bibiliya, mwumve ijambo ry'Imana, muzajya musobanukirwa kandi muzubakirwa neza, ubuzima bwanyu buzagenda neza. Uraza kumenya neza, uraza gusobanukirwa. Iyi ni part 1 nabazaniye, nimuyikunda nzabazanira part 2 na part 3 zose ngende nzibaha. Yarongeye arafata bwa kangahe noneho ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi, aramubwira ati ahangaha hari ikibazo. Ati wa mugore we, niba usigaye ukorana n'imyuka mibi nabyo ugiye kubimbwira. Mana nyagasani, wibuke neza iyi ji iraroze, niyo mpamvu uriya murinzi, niyo mpamvu uriya muntu uhagaze hariya wambaye iby'umweru, bose ntibari kumubona. Mana nyagasani, muraza gusobanukirwa. Umugabo yatangiye kumubwira uti urarya uri menge, ati ndagukubita uwo mutwe ndabasha kuba nawumena, njye babasha kuba bamfunga. Ati ngaho nkubita noneho, niba ari byo ibona byo kuba byakemura ikibazo ahangaha muri urugo, ati ngaho nkubita noneho. Ati none se dukora iki? Njyewe nakayiretse n'iyi ji nkayireka, ariko ntabwo nayireka gutyo gusa, uko namaze kubonamo ko harimo ikibazo. Niyo mpamvu ugomba kunsobanurira. Yaricaye aramubwira ati ngaho mukunzi mukundwa, ngaho reka twe gushyamirana, umbabarire ku bibaye none ahangaha, umbabarire ku mujinya, umbabarire rwose. Icyambere urabizi ko nkubaha, kandi nanjye ndabizi ko unyubaha,
turubahana muri rusange, nta n'usuzugura undi, ariko noneho nsobanurira umbwire ikintu kiri kujya mbere, kubera iki ji wanteguriye ntari kubasha kuba nayinywa, nawe wabasha kuyima ngo nywe ikanga, ese ni ukubera iki mugore mwiza? Ngaho nsobanurira, ngaho mbwira, ni wowe wenyine tubana hano, ese nta wundi nabaza ibintu nk'ibi ngibi? Ibibaye byose n'ubibaye byose rwose urabizi nazibanye zidakomanya amahembe, ariko kuri iyi nshuro nciye bugufi imbere yawe. Yatangiye kumucira bugufi. Ese biragenda bite? Biraza kujyangira bite? Biraza kurangira bite? Wowe kanda kuri iyo buto kugira ngo ujye ubona episode by episode umunsi ku munsi. Niyemeje yuko nzajya mbaha video buri munsi kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa. Umugabo yaramubwiye ati ngaho, ati nizere ko wanyumvishe basi, ngaho nsobanurira, iyi ji wayiroze? Ati njyewe nyiroga? Ati mwikuri kw'Imana? Ati ntabwo nayiroze, ati no, ati ntabwo mbigushinjije, nakubazaga kugira ngo byibuze twumve yuko hari aho twahuriza. Ati mugore mwiza, ati ndagukunda, ati woho ryanjye. Yatangiye kumuguyaguya, atangira kumwegera. Umugore arirakaza, ati ndekura, wambabaje cyane, ati wambabaje cyane, ntabwo wakambwiye gutya, ati ariko nubwo ibyo byagenze gutya nta n'umuntu ndi kubona, ati nta n'ibindi bintu bidasanzwe ndi kubona, ati ariko nawe urabibona ko harimo ikibazo, ati nawe urabibona ko harimo ikibazo pe, reba ahangaha hasi ukuntu habaye, ji twayimennye, imyenda nari ngiye kwambara yose irasa nabi, ati ariko ndagukunda rukundo rwanjye. Yamuhaye ikibizo. Mana nyagasani, nawe ujye ureba kuntu rwose abagabo baba bakunda abagore babo, ariko ugasanga aho batumvikana neza umuriro uri kwaka. Niyo mpamvu bakubwira ngo urugo rwubakiye ku Uwiteka ni rwo ruzima. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha rwose umugabo yararakaye, ahita ahaguruka cyane, aramubwira uti noneho niba wanze kunyumva neza, ngiye gukora akantu, kora subscribe ubundi duhure kuri part 2 yayo, ntucikwe.